wambabariye turakumeye byarangiye didira tabya none se aha wanzanye kugira ngo turebe ibiti nose urabona ndabona nta bidanje urumva kayaga gahari se ndiko kumva kari kugenda kakamanuka neza ikibazo rero dore ni icyo ngicyo abakobwa b'ubu ngubu bumva ko gusohoka ari ukugenda mukanywa amayoga mukariya mu mafiriti n'amanyama bumva ko yasohotse ese mu rugo wabyitekera none se nkubaza ikibazo aransubiza bantu debe hari turebe ku bintu byawe tutari bubwire gasa n'umuntu urumbeye bwa mbere usabana n'umukobwa hari yari ufite imyaka ingana ni challenge uvugisha ukuri turebe bwa mbere nsomana rero nabiteguye wari ufite imyaka ingahe bwa mbere nsomana rero mfite nk'imyaka 17 ariko nabwo ni parax nyine ntabwo yari byapanzwe nyine none se iminwa nagiye ikoraga sida ngo umwo ni kwa kundi mbabona rero ndi kumwe n'umusista ndimo ndamukora nyine akaboro kagiye mu jisho kumva hazo ndi mujama nyine areba nyine uburyo turi kurebana ndiko kamukuramo nyine baransunitse nyine nawe urabyumva yemba kubwira ibyo bintu ntabwo mu gusomana ntabwo sibyo bamba sibyo ahangaho winurira mani gagarika ntuburi ariko ntacyo reka mbyemere nyine tu hakura ntuburi gusomana ntabwo habamo agisida sinkubeshye urantuburi ubwo nyine aho watsinzwe ibyo nyendekera nk'umuntu watsinzwe nanjye mbaze none se buriya umuntu wa mbere mwakoze sex sibyo nkaryari ntabwo ibyo bintu ntabwo ni ibintu nyine ikibazo mbajije ibintu bikomeye ni ibintu ntashobora mba numva nagomba nshaka kwibuka n'itariki yabyo ni ibintu nagomba nyine kwibuka muri make ntabwo ari mba numva ntagomba kubyibuka byabaye bibi se byari nyine siko bimbajije vuba n'isoni ziranyishe aba birankomereye ntabwo mbaza ikindi ntacyo reka nkubaze ariko nyewe nyine icyo ngicyo mbajije turajya tubaza turajya ni challenge turimo turajya tubaza ikibazo nanjye mubaza ikindi nyirumva nkubwire njye wambajije ndakubwira kandi nkubwiza ukuri none wowe ndakubajije urangije ikibazo urakigira ntabwo icyo gihe nyibuka ntabwo byibuka ntabwo nyibuka muzi ikibazo muzi kuryamana n'abahungu bangana okay katubyiborera ntari urashaka ko ntahanze mwa gahunda nukunshyira hanze ndabaca katubyiborera ntari ngahambaza none ikintu ikibazo ngiye kukubaza kiri seriye sibyo noneho tureka ibintu bya burage ni iki kintu mu buzima bwawe uri kubyumva wigeze ukora nyine ushaka kugeraho nyine ukumva nukigeraho kumva ni ibintu byadanje ukumva nyine ubuzima bwawe buzahita buhinduka wakigeraho ukumva nta byadanje ukabona nyine nta ikintu numvaga kirenze ni ukubona nyine kumva umbwira nk'ibintu nka bitatu ukubona rukumva ngende kuri ya level rukumva ukumva ko nyine niragira nkicyura mfite akazi kanjye nigaburira niyambika nyine kubona umuntu wabigezeho nyine kuri njye nabonaga ari ibintu nabonaga ari igitangazo nyine nkavuga nararenze itunga kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru ukwezi kugashira umwaka ukaza undi ukagenda
yimenyera isabune amazi kurya ibyo byose akabimenya nyine mu mvuka ari ibintu by'abana. Nyuma rero niki cyagutunguye ubwo buzima bugezemo? Ngo cyantunguye kumva kubona nyine narabigezeho ndetse binangora cyane nyine mu mvunike bitewe na story nagiye numva ku bantu nyine bagiye bimbwira amastori gusa bagiye bacamo nyine ku bw'amahirwe ikintu cyantunguye numvaga ko bigoye nyine cyane. Wumvaga ko bigoye usanga biroroshye? Si ukuvuga ko byoroshye ariko uburyo revo babimbwiyemo na revo nsanze nyine ntabirenze nyine habayeho agacenje k'igihe gito n'icyumweru so ako kandi ni kwa muganga. Mana we ngaho nanjye se nta kintu ugiye urumva se twavuze ko urugo ikibazo kimwe nanjye akwaza ikindi. Mbaza ariko ikibazo ugiye kumbaza nizere ko atari cyo nari ngiye kukubaza. Ngabanza ongera umbaze nta kibazo. Ukunda gusomana? Mbwira. Bitewe n'uwo ari we. Aya bitewe n'uwo ari we umeze ute se ubwo? Njyewe rukumva mbere na mbere sibyo eyo ya bivuga ndebe utambeshya utambeshya. Ukunda abakobwa bameze bate? Ibumvireho babandi barimo bagukundaga bumvireho ukunda abakobwa bameze bate? Cyangwa ntago ugira aho ugarukira wowe ubona biza? none zagira ngo ni challenge nushaka nawe ujye umbaza. Temi mbwira. Nyine ntigira vuba ahubwo utarya iminota kubera ko ntabwo ubyibuka. Ndambaza byibuka ambajije ukunda gusomana n'abakobwa bameze bate? Ukunda gusomana ndangije nkubaza ati se ukunda abakobwa ukunda gukundana n'abakobwa bameze gute? Okay, abakobwa njyewe nkunda sibyo nkunda abakobwa kumva mbere na mbere ahanini nyine ntabwo nkunda kugenda nyine kuko umukobwa ateye sibyo cyangwa se iki nyine ngendeye bakarata ziwe ahanini nishingira ku mico namenye gashowa nyine mubyo mbona nyine tu ngaho bano bantu batumye nibagirwa umuntu nanjye kubaza Joshua. Ngaho ugira Joshua nambaza nanjye ndatanibukiramo baza nka bitatu bite birangiye. ngambwira iki ngiye kukubaza nyine wowe se icyo ndakubwira wowe urambaza ni challenge ngenda mbaza. ngambwira iki ndi uravuga Joshua rero aha hantu umbwiza ukuri ni ikihe gihe ugira urukundo ujya unakundana kuko umuntu muzima ntabwo byabura. Ndashaka ibihe byiza wigeze ugira mu rukundo ukavuga ati ibi bihe ndimo ni ibya nyuma. Icyo gihe bidushushanyirize kuko umukobwa ntabwo tubuzi bitubwira ukuntu byari bimeze. hashize nk'imyaka itatu cyangwa ibiri mbona umukobwa arumva washyiraga mu gaciro sibyo akamegeye umva kandi nakanyumva bitewe na kondisiyo nyine ndimo kanya nanjye nkamwumva nyine uri proud yanjye. Ibihe bibi wagize mu rukundo rero nibyo ni ibi kuko muri ino si habaye ibihe byiza n'ibihe bibi bigeze kugera igihe kumva igenda kumva inshuti yanjye. Joshua rero uri kundeba challenge ya nyuma ndashaka bizi zani zirangije ngiye kuze nawe ntabwo nabyemera yokatingira ngaho arata
ntabwo wabyemera. Ntabwo nabyemera bate video ni busereza dukore shoti izindi shoti Ndi yatwawe no gufotora nyine. Didi wa